nanakonekitinzeho Twitter. Umuntu bita umutasi urukunyumva ufungura na space mwana yego mfunga na space ese undi wahanyuze reka tujye tuganira nyura kuri space ariko tujye tuganira abantu bagiye bagira biranamfasha nunyura kuri space biramfasha kugira ngo mbashe gukina rino jwi turisesengure kuko njye amakuru mfite y'umutasi nuko bamaze kumuzirika. ni wewe wenyine se mbabarira nyura kuri space bro. ese ko wajya ubanza ugakurikira amakuru wowe ni wewe wenyine nyurira kuri space gato ndagusabye kaze ndewe narive nyaruka thank you. Urumva buriya reka nkubwize ukuri wakina n'ikindi ariko ntiwakina n'ijwi rya rubanda. Wakora n'ibindi ariko buriya umuntu ushobora kugusubiza akagusubiza ariko abwira isi umuntu ufite icyo bita umuzindaro ufite indangururamajwi uwo si umuntu wo gukina nawe. Karenzi arabaziritse papa. Umuntu bita umutasi nta makuru mfite cyane, ntabwo ibintu by'imipira ari ibintu byanjye, bura ntabwo ibintu by'umupira ari ibintu byanjye cyane, ariko amakuru mfite nuko ubuntu wiyise umutasi wari warigize inshya ubu turi kuvugana ari ku murindi yambaye imyenda y'icyatsi kibisi. Ibintu bya gisirikare Kevin va muri iyo anonymous ngwino. Va muri anonymous uze ntabwo ndi kukubona. utagira ikindi kintu akora usibye kwirirwa ashyira uburozi mu mupira mu banyamakuru mu basifuzi mu batoza mu baperezida mu bayobozi ubaye ikibazo hano wigize igitangaza hano muri no mu kibuga muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uyoboye wandika izo script uyoboye intambara yo kuzashyira hasi SKFM kuko abinakeza ndagira ngo mubwire ngo muri iki gihugu u Rwanda yego u Rwanda wabuza abantu amahoro rimwe kabiri gatatu ariko ntibizaramba ibyo bisobanuke. Wishe imitima y'abantu ariko gukoresha abantu muri uyu mupira uri gukoresha amagambo akakaye. Wega we Kemini waramutse mwana bimeze bite ibintu birakomeye. rero mubwire ako kantu rero akari bakuye iwanjye Ibintu birakomeye babimbwiye ejo urukuma ngiye urabona ntabwo ibintu by'imipira ari ibintu byanjye urumva. ako kantu bakavuze mu kanya abivuze ari gushinyagura. reka ubwire yari muri comment navuze ngo mumbwire uyu muntu urumva iyi boro byatangiriye kuri ntuza. Urumva Kenisi mu gitondo yavuze nejo ni mu gitondo yego Kenisi mu gitondo yavuze ukuntu nyine uwo umutasi nyine abenshi bakunda kumwita nka Rikari. Yavuze uburyo nyine ngo bamukuye munsi y'igitanda ariko ejo mu gitondo urukumva abantu barambwira ati Godfather ubu turi kuvugana umutasi bamutwaye ubu kabutindi bayitwaye ku murindi baraziritse. ariko ibyo kuvuga ngo bamukuye munsi y'igitanda ni ukubeshya. Kubera ko Sam Karenzi yavuze yuko bamutwaye nyine baje mu kiganiro bamuha convocation ya saa 8 baramutwara. Ubwo rero bishoboka ko muri iriya video ari Kenisi bari barimo barabwira kubera ko n'ubundi niwe uba muri football niwe uhora ari wiramanta niwe uhora bavuga ngo yishiki araseze yaragarutse niwo ngo bashobora kuba babwiraga. Uretse gato hano Karenzi akaba atangije urugamba na Kenisi. Aya rugamba rwo ruharaho ibyo ntabwo ari ibintu birenze. Ahangaha uretse gato uyu nguyu ntabwo ahangaha ntabwo kuko umutasi niwe muntu wari warazonze abantu. Rega bose ujye umenya ko ari aba CEO. Umutasi nawe se oya we Kenisi ntuza na Karenzi bose ni aba CEO. None se radio TV1 ivuga ntuza ivuga ku mupira so byose nibibamo
uburetse gato reka dutega amatwi kano kantu washyizeho kano kantu nkavanye iwawe reka twumve kase gatoya uravuze nako nakase gatoya kugira ngo nyine abantu bambwira uwo muntu kuko bari kumutsinda ariko nyine abantu muri comment bakubwiye ko uyu muntu Karenzi yavugaga ari inde rero reka kubwira bavuze umuntu abantu benshi urumva tugendeye kuri comment ndabasomera mwebwe mwikuremo uwanyu urakoze cyane twagiye sinzi impamvu Karenzi ubundi Karenzi sinzi impamvu komeza ndavuga nyuma ngo arabavuze ngo mupenze to arabavuze Kensi yavugaga Rigani ariko nyine ubwo urumva buri muntu wese agenda avuga Karenzi yego umupira wacu Karenzi afite ubwoba kuko nawe yatumizwa isaha ku isaha yego byo nibyo arabavuze Taifa Taifa yagiye guhera imisarani nagende urumva Taifa nawe akora amakontenti y'umupira kandi oya urumva hano hari ikintu tugomba kumva aha Karenzi yakoresheje amagambo ngo umuntu ukoresha amazina y'abayobozi none se Taifa yakoresha amazina y'abayobozi yakoresha ni rya gasuko sinzi ariko bakoresha ubwenge nabo bakoresha ubwenge kandi ni space igiye kuba open abantu bakoresha ubwenge none se Taifa yakoresha amazina y'abayobozi bayi hano hakoreshejwe amagambo akakayareka komeza uretse mu kanya ndaje kumvisha nyuma rero iminota reka ndebe umunota nayifatiyeho ko nyuma bakoze ikira nyuma baje uretse ndebe uretse urimo nanyumva ndi gukumva kuvuga ngo nayifashe yari live ariko nari gukomeza ariko ndaza kumvisa nyuma hari undi bakoranaga ibyo bavuze baravuga numva nyine harimo utuntu tutari twiza tw'uduti kuti oya ubundi njyewe reka nze nkubwire sibyo Karenzi simuzi urukumva ariko Karenzi manumva ari umunyamatiku I'm sorry abantu tuzamura abantu ko bari kuzamuka ari benshi kandi ko bashobora kuba bazi ibintu by'umupira so umubare tugire muri comment gato so niwitegereza rero hano Kiminike uracyari ko nyuma aho ngaho wari uragarutse gato uragarutse Kimini yo ndakumvisha aho ngaho mani uri gucika abantu we ya Vincent uburetse gato ndimo ndacika mwana aho ngaho ariko turagutondogera ndakumvisha tena wari ukimbwira kubwira nyine ni ibintu birebire ntago wapfa kubivamo okay none uretse gato Kimini duhere kuri iri jwi duhere ku ifungwa ry'umuntuza duhereye guhera he ngeri kuba twahera ku ntuza ndumva twahera kuri iri jwi tukarikina abantu bakaba bari kumva idea hanyuma noneho tukaza kwifungwa bivugwa kuko ntabwo twabonye ariko niba Kensi nawe yabivuzeho turaza kureba kwifungwa ry'uyu nguyu w'iyisiranye ngo ni umuki umutasi reka tugaruke mbere ko twinjira ku mutasi bivugwa ko ubu turi kuvugana biravugwa ko afungiwe muri prison ya gisirikare ku Murindi yego niko bavuga ntabwo ajyanwe muri polisi bagiye kuvungira Gasiya ku Murindi erega ibintu iyo mwivanze mu bintu bya APR mu bintu bya gisirikare mu bintu by'ibiturika nyine bakupita ahantu haturika reka twumve utagira ikindi kintu akora usibye kwirirwa ashyira uburozi mu mupira mu banyamakuru mu basifuzi mu batoza mu baperezida mu bayobozi ubu baye ikibazo hano wigize igitangaza hano muri no mu kibuga muri iki gihugu cy'u Rwanda uyoboye wandika izo script uyoboye intambara yo kuzashyira hasi SKFM kuko abinakeza mwumve ndagira ngo mubwire ngo muri iki gihugu u Rwanda yego u Rwanda wabuza abantu amahoro rimwe
kabiri gatatu ariko ntibizaramba. Ibyo bisobanuke. Wishe imitima y'abantu, wazonze abantu muri uyu mupira, wica ushaka, ukiza ushaka, uko ubishatse n'igihe ubishakiye, witwaje amazina y'abayobozi. Ariko igihe kirahari, bizarangira. Tuyikomereze. uyu mugabo arababaye. Kemini, niba duhera kuri iri jambo, reka duhere kuri iri jambo. Umutasi ngo bamusanze munsi y'igitanda bakururamo nk'abari gukururamo imbeba. Uraza kuri military police ngo military police yagiye ikurura Kasiya. Ariko mbere yuko tugera ku mutasi bivuga ko afungiwe ku Murindi, reka tumanze twerekeze kuri iyi audio. Iyi audio Karenzi nk'umuntu niwe wayizanye, utekereza ko uyu muntu yavugaga ari indi? Muri comment bakubwiye iki Kemini? ariko Godfather Oye. uri murambaza nkaho ngewe. No, according duhere muri comment. Reka nkubwire. Reka nze buvuga, reka nze gukinira aho byahereye. Nuko nafate n'ubundi rega biri kuri YouTube nyine ngene niho nandi gukurikirana ikiganiro cyabo nibya mukanya. Komeza. Boye buvuga nari bindaje mubise. Yewe nubundi ntabwo ntuza yaba Kenisi simukunda, yaba Karenzi simukunda. Nababwira iki nimwe nimuhonja mwesurane, ntabwo ko mbakunda nuko ntari umutinganyi. Ndabafana ariko simbakunda. So Kejo ngo byagenze gute ngo ntuza ngo bamusanze he? Zamuka kuri TikTok ngo bamusanze he? Ariko se garuka kuri TikTok no nkumenyereye bro, va kuri Twitter. Ngo bamusanze he? Garuka kuri Twitter Kejo, va kuri TikTok. I mean ngo no kuri TikTok, va kuri Twitter. Twitter ntabwo ari ibintu byawe. Twitter ntabwo ari ibintu byawe. Iyizire kuri TikTok. Ariko yancyanutse bitara make iri hehe? Mwayizanye. Mwazanye Rameki. Mwazanye Rameki. Wowe Dani nkuzamure ibi bintu bifite ayahe makuru ko mujya mushyanuka. Udafite ikintu bimpayo nakugurukana. Godfather. Amakuru ufite nayahe? Nge sinkuna abantu. Niba nta makuru ufite ureke kumva. Mba Godfather we. Bareka nkumvise rero. Twagiye. Mumbwira ariko niba murabyumva neza. We Dani ufite amakuru uretse gato ntago twafatanya. Ubifite amakuru? Anoka. Twagira Takemini kintu. Ntabwo turi kumva Kemini. Kumvisha aho byatangiriye. Okay, go ahead. Sawa. Aho byatangiriye. Ayo Mai ntago biri gukina. Byo kwishima, ibyo guserebura, byagenze bitya, ibyo ni uburenganzira bwa buri wese mu buri wese afite ibyo akunda, buri wese afite uwo mwanga n'umukunda n'uwo arwanya n'umurwanya. Tubayemo imyaka. Urimo uranyumva? Mane biri gucika. Kandi ngo wamamazaga amangoda. Iyo audio murimo murayumva? Biri gucika ngo reka biri gucika. Bicika hehe? Nose turi gukumva. Kemini kina neza ko turashaka kumvimba n'imvano kugira ngo tuze kubihuza. Nyamara ibi bintu by'imipira narababwiye. Nyuma ya Lorenzo na ntuza wa mukanda nzugi yo kwa Gahere dore. Komeza. Biri gucika bro. Keminike nta kintu turi kumva. Biri gucika bro. Nta kintu uri kumva? Biri gucikagurika ariko si washatse network. Okay, kanshaka speaker nziza niba uri kunyumva ukaba utari kumva kuri za. Ndi kukumva ariko ntabwo ndi kumva ibyo biboro. Biri kuza bicikagura kandi turashaka kubyumva. Speaker. Ariko ni ikibazo cya network naho hari ahantu uri kugera ugacikagurika. Okay. Nibyo ubwo reka nkore wifi. Nta wifi rega mujye mukoresha izo data. Wifi irumva. Wifi ni danger. Ntabwo ikibazo ari speaker.
ikibazo ni wifi. Ariko se nkawe amadubu wamanje ukarwanya intambara zo muri Kongo uri kuzamuka gushyiramo imbariga zawe, ibi bintu bya showbiz urahurira he nabyo? Hamwe ngize abashyanutsi ibya showbiz bigeze mute? Wasuye mu ntambara zo muri M23 ibingibi bikurebaho iki? No sense. Ibintu byose mu bishaka ubu ngubu uraje n'ibi bintu bya ibintu by'imyidagaduro muje kubigira kuri dubu wagiye ukajya kuduburiza. So mureke hano ntangire mwumvi utagira ikindi kintu akora usibye kwirirwa ashyira uburozi mu mupira, mu banyamakuru, mu basifuzi, mu batoza, mu baperezida, mu bayobozi. Ubu baye ikibazo hano wigize igitangaza hano muri uyu mu kibuga muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uyoboye wandika izo script, uyoboye intambara yo kuzashyira hasi SKFM kuko abi nakeza. Ndagira ngo mubwire ngo muri iki gihugu iki u Rwanda, yego u Rwanda wabuza abantu amahoro rimwe kabiri gatatu ariko ntibizaramba. yampaye Ibyo bisobanuke. Wishe imitima y'abantu, wazonze abantu muri uyu mupira, wica ushaka, ukiza ushaka, uko ubishatse n'igihe ubishakiye, witwaje amazina y'abayobozi. Ariko igihe kirahari bizarangira. Tuyikomereze. Uretse gatoya rero ibi bintu turaza kubihuza gute? Ninde Karenzi ari kuvuga ukoresha amazina y'abayobozi akica uyu ninde Karenzi ari kuvuga? Karenzi nawe barakujyana. Umutasi uwiyise umunyaperereza cyangwa umutasi, biravugwa ko baje bakamuvana munsi y'igitanda Gasiya bagatwara ku Murindi. Ubu ngubu barafunzwe. Bamutwaranye nande? Bikavuga ko adafunzwe ari wenyine. Ibi bintu by'imipira ni igitangaza. Wamaze kuboneka Kimini? Kimini urahari? Urinde wiyemera? Internet y'i Kigali we 5G iyi internet imeze so ibintu birakaze. Reka manze ashake internet nzima, kabaza ashake internet dukinire kariya kantu kagiruka. Ntabwo ndi buzamure n'importe iki, ntabwo ndi buzamure abantu kuko abantu murazamuka. Nk'uyu nguyu bita Kiza urahari? Nkeneye umuntu ufite amakuru. Kimenike wabonetse aho ngaho? Ndakumva ngaho kino Wumvise rero ahantu byatangiriye, aho byatangiriye. Ariko rero ngewe umva, uretse gatoya Kimenike, urumva tutatangirira ku ifungwa ry'umutasi ko byabaye ejo, noneho tukaza kugera kuri iki kiganiro cya Karenzi cy'uyu munsi. none se n'umutasi wenyine ufunzwe? Nyine ugiye kubambwira njye nakoresheje ijambo ry'umutasi. Umunyamakuru ariko sha uravuze yende umunyamakuru ku buryo mbikubwira. Oya ariko turi kuga abantu bafunzwe se bazwi sirigani nanuza nuriya nuza Jagwani uriya wahoze ari Rigana arafunzwe. Rigana arafunzwe. Ariko ntabwo bivuga yuko bafunzwe, biravuga yuko nyine bari kubazwa. Bari kubazwa se bakaza kubazwa ku Murindi. Barimo barabazwa. Ntabwo umva mwubwire nukuvuga ngo John arahari, wowe urukumva ukubishyiramo mu bintu bya gisirikare habaho kutica iperereza. Mu bintu bya gisirikare ntabwo n'ubwa mbere tubone basivile bajya gufungira ku Murindi papa. Kemini impamvu ngiye ndi kuvuga ko umuntu ari Ricardo ari kuvuga, urumva ukuntu banuzanya ari we bari kuvuga nyine boss biwe. Uwo muhungu ejo bundi nyine ibyo bintu bitangira yarahamagajwe nyine ngo abazwe nk'abandi bose, yanga kwitaba, akajya avuga ati none se ngo murashaka iki ko ngiye ndi umunyamakuru mfite ikarita ya RMC, mwagiye mukavugana na RMC kaba ari impamagaza. Warinde uwo muhungu nyine Ishimwe Ricardo, uwo muhungu wita umutasi ati ko ngendo mfite ikarita ya RMC, mwagiye mukababwira bakaba aribo baza kunyifatira bakanzana, cyangwa se mukajya kuvugana n'ubuyobozi bwanjye bwa radio.
none Ndengo ari Kejo kubibwira amahe Kejo ari kubibwira umusirikari. Kejo aha abamuhamagaga sinzi ngo ni bande. Kejo Uretse gatoya nkubwire nyine Uretse gatoya noneho uretse Kaminere reka twumve. abantu uza noneho babihakanye nyuma ko bavuze ko ibyo bintu atari byo. Reka twumve. atangiye kumva ko nyine ngo bitangiye gusara nibwo yiyambaje Karenzi aravuga ati se muyobozi wanjye ko ibintu bimeze gutya na gutya njyewe nababwiye bavugane nawe. Karenzi aravuga ati ibyo bintu ntabwo njye nize nkutuma wikitwaza radiyo niba ari ikibazo cyawe gikemure ku giti cyawe ntaho bihuriye na radiyo. Umuhungu agira ngo ibintu byarangiye nyine abonye umunsi wa mbere bataje kumutora agira ngo ibintu byarangiye. Agiye ku kiganiro yumva ko baje nyine kumufata baje kumwifatira. Ahita asubira mu rugo yiruka ajya kwihisha munsi y'igitanda niho bamukuye. Uwo nguwo ninde? Uwo nguwo bamwita Ricardo niba ari Ricardo simbizi. Ni amakuru ngesha ikiganiro yarashe rya ba Kenisi mu gitondo urebe linki nagwabere ku minota 13 babiganiriyeho hafi minota 40. Iyo biravugwa ntago ayo makuru ariyo. Wowe ukurikire Kenisi ntabwo yagize avuga ijambo biravugwa. Kenisi ntabwo azakoresha ijambo biravugwa ukurikire ikiganiro cyabo. Urabona ntuza Karenzi nyine babaye nk'abamwiyama batamuvuze mu izina. Biyama nde? Babanje kwiyama Kenisi. N'ikiganiro babanje kwiyama aravuga ngo abantu barimo kuko Kazungu yabajije Karenzi aramubwira ngo abari kuvuga ko bamukuye munsi y'igitanda ayo makuru uyavugaho iki. Ahita ababwira ngo ayo makuru barimo barababwira ni ukubeshya ntabwo ari byo. Ahita atangira uko byagenze. Harahiye. Niba mushaka uko byagenze mumbwire mbibakiriremo. Nibyo dushaka. Urakaho niho bigeze njye nari nkubwiye aho byaturutse kugira ngo hazemo ayo mabifu no kuvuga ibyo munsi y'igitanda aho byaturutse. Abavuga se ko umuntu uyu nguyu ukoresha imbaraga z'abayobozi ninde? Bamwe bati ni mupenzi abandi bati ninde muntu ukoresha imbaraga kuko Kemini ako kantu ugiye kubidukinira karaza kuhagera hadukinire. Umva nkubwire se. Ukuvuga ngo urumva abangaba ubundi batangiye umuntu wenyine bari bafitanye bifu. Urumva iyi bifu wabonaga ko iri hagati ya SKFM na Radio 1 ya Kenisi. Mupeza kaza madereva. Nta wundi muntu maho ngaho urimo. Sure. Kubera ko amakuru ajya kuvuga ko bamukuye munsi y'igitanda yatanzwe na Radio 1. Yatanzwe na Kenisi direct ariko ntawe uzavuga ngo biravugwa. Nyine ni Kenisi wabivuze kandi abivuga nk'amakuru ahagaze. Ndetse n'umuntu wohereje comment yavuze ngo ariko Kenisi umeze nk'uri kwihimura kuri uwo muhungu kubera yagukoreye mukaza gushwana. Kenisi ahita avuga ati hoya nta kibazo mfitanye nawe byarakemutse ati ndetse na boss we n'inshuti yanjye Sam Karenzi ati naramusuza cyane ati ariko yansekeje cyane umuntu hanze kwitaba kurinda rwaza kumufata munsi y'igitanda. Kimeni dukinira ko kantu. Kimeni kadukinire. Ko kantu rongeye kukabakinira Kazungu abaza ngo ibyo bintu byaturutse hehe. Sibyo? Gakine. Okay. Twagiye. Ese urubukina. Cyabye byaturutse. Ntabwo uri kuyumva. Okay, aho turumvishe fungura. Aramenyereye ubafata gutyo. Ubahanda. Yewe. Ese undi muntu ufite mashini ufite connection nziza ya. Ese wampaye link yo kapfa we. Wampaye link katiki. Ntabwo link wa mugani. Uzise reka nkwereke. Allo? Kanyoherereze ngakine. Niba murakumvira kuri machine reka mfungure laptop. Akose Kimeni tugutegereje igihe kingana iki? Device nyinshi wa mukaritasi. Okay. Yewe ndumiwe. Ariko wumvise ko bavuzemo izina Kenisi. Nta kintu twumvishe, nta kintu turi kumva. Nze mbumvise shamba, kanze mbumvishe. Zana. Genda shaka kumva. Impamvu vuga ngo mbikohereze reka nkwereke umva Godfa. Ngiye kuguha link.
mubwire umunota ufunguriraho yimpe umbwire umunota afunguriraho kuko turashaka kumenya ninde Karenzi akoresheje amagambo akomeye azanye mw'abayobozi hano ukoresha ingufu z'abakomeye akica uwo ashaka agakiza uwo ashaka. Ijambo rirakomeye Karenzi. Ibi ngibi ni ukuzana imvururu muri rubanda. Rwanda rw'uyu munsi hari umuntu ukoresha imvugo izina ry'abakomeye agahungeta abandi se. Dani ese nangaho uje kuba umuvugizi w'abasiporora inde yewe buretse gato Karenzi simukunda ntabwo muzi Kenisi we mwangurunuka ndavuga mu bintu nzi kuko ngiye sinkunda abagabo mu rwego rwo ngiye ntari umutinganyi nibwo buryo ntabakundamo ariko ndabafana. Rero aho ngaho nababwira iki ibintu by'imipira si ibintu byanjye twagiye ngiriko nunganira kuri ibyo bintu uravuze ngira ibyo nunganira kuri rero ukuntu merci ukuntu ngwa ngo bira bintu ukuntu bisanzwe bimeze Kenisi asanzwe atumvikana na Rikari ntabwo bumvikana yakoze Rikari yakoze kuri TV1 ahava nabi ahavuye nabi igihe cyo yongeye gufata micro ntago yigeze aho amahwemo umuntu bita Kenisi n'ikipe y'ibyo n'ibyakoraga akamuvugaho byahatari guhera kuri noza kuri Fine FM aho yakoze hose tu kandi icyo gihe ari kumwe na Karenzi Kenisi rero icyabaye nge nabonye yajyanywe n'amarangamutima no gushaka kwihorera kuko no kuri final yahamagaraga na Karenzi akambwa ati se wambabariye ukiyama umupeta kareka kujya nyataka buri kanya mu kiganiro nkuko abajya bakurikirana nuza SKFM bazi n'ukuna Rikari akunda kuvuga president Bugesera uno wavuyeho ngira ngo yavuyeho Bugesera ino sizishize avuga ko dashobe n'ibiki rero Kenisi biriya byavuze byo kujya kuvuga ngiye sinabe credit nkurikije ukuntu bari basanzwe batumvikana abakurikirana iby'umupira mu Rwanda barabizi cyangwa abakurikirana zira radio ko n'abantu basereye igihe kirekire baserera baterana amakroshaje bombi rero ikintu cyabaye cyari byabaye nko gushaka kumwishima hejuru ko yafunzwe bajya kugerekaho dosi noneho team yabivugaga hari team y'umuntu uri mugabo ngiye ukuntu namwumvisha Karenzi amuvuga uwo witwaza abantu niki je kubanje numvisha umuntu bita Eto Mupenzi Eto ni umuntu wigeze kuba muri team ya APR ashinzwe no kugurira abakinnyi aza kugira dosiye mbi yo kuroga no gushimuta wari umurozi wa Kiyovu ariko bashinjwa no kuroga abakinnyi mu bintu by'enoza by'ibyo kunywa bashizemo ama produit chimique yo kubaca intege muri match bari bafite za nyuma kugira ngo APR twari igikombe akurikirana umupira wo mu Rwanda barabizi none iyo dossier baza no kwifungirwa bagezwa n'imbere y'inkiko ariko uwabafashe ni uwabafashe ni APR n'ubundi APR niyo yabifungiye abe nabaci nuko barekuwe ntawe uzi ko barekuwe kugeza agiye asubire mu Bubiligi nyuma za kugaruka mu Rwanda agarutse mu Rwanda abakurikirana by'umupira nibo bazi n'ukuntu nyine bavugaga no madosiye kuvuga ngo hari abakinnyi bavugaga muri Sport muri saison bavuga ko bishyuwe amafaranga kugira bitsindishe kugera igihe bari muri duel yo gutwara champion ababwira ko nimwitsindisha muzagurwa mukazanwa muri APR abo bose ko ari batatu bose bahise basubira muri APR yarabaguze bisa nkaho kubitura nyine ibintu byavugwaga mutangazamakuru ariko zigaragaza ko bahise bagurwa na APR bose ko banganaga bavuga ko batsindisha rero bakavuga ko umuntu ububiri inyuma kandi wigeze no kubifungirwa wenda nuko urukiko imanza zitabaye kuko ntawamenya aho bibera n'iki ariko umuntu uvugwa nuwo ngo no Mupenzi Mupenzi akagira timu y'abantu nyine bamwe batumvikana na Karenzi agenda yifashisha bose no kurikirana urasanga bavuze ira dossier yo kuba ari Karenzi yagiye munsi y'ameza n'ibiki urasanga byavuzwe n'abara abantu bo konoza harimo bano bo kuri Fine FM kandi bo ntibumvikana nanuza ntibumvikana na SKFM harimo bara Regis Muramira hakazamo bano bantuza harimo witwa Mutangazaje nawe ntiyumvikana na ntuza akarenzi bo kwisibo radio ego bose rero gasanga ni ibintu hano mu Rwanda nyine harimo ibintu by'uduce yako bitewe n'inyungu bakuraga muri APR kuko abo bandi wumva nyine hariho Mutangazaje we yari yarashizwe ku ruhande bitewe n'inyungu kareba Karenzi basanga binjiye kuri ya team yabitwaga abapampe ku ngoma ya Richard muri APR
ari nabyo nyine bivuyemo bino bintu byo kugira abantu bafungwe kuko abari basanzwe ari impirimbanyi za APR baje kwegezwa ku ruhande hinjiramo abandi bashyashya harimo n'abareyo kwari igihe bari hasigaye hagenda nairi n'uwitwa Ntuza Shehe wo kuri BNB kandi Shehe n'umureyo agasanga yerekeje APR muri Tanzania bamaze icyumweru kirenga araje agiye mu Misiri nyine abantu bakavuga ati rero twe twagokiye ino kipe turi impirimbanyi zayo ni gute haje abandi kuza kuyonka n'ibiki rero ugasanga none icyo gihe n'abakarenzi bari mu kizuru nabo bavuga ko nyine bagiye barya amafaranga arabakinya yagiye agurishamo nyine ni ibintu numva ari conflit d'intérêt none wako byagira kuri Kensi we bira bintu kubivuga nko gushaka kwishima kuko Karenzi nawe yamubwiye kare ngo ati ubutaha ibintu uvuga biri kuri internet ubutari kandi nagaruka kumva ibintu wamuvuzeho mwishimaho nawe yagira kuri fopa yawe nawe gasakuza ntuzampamagare unsakuriza cyangwa ushaka kumbwira ibindi bintu ngo umukozi wanjye kuko nawe ibintu wavuze udafite fact kuko Karenzi yavuze ati ni Karenzi yavuze ati ngewe umuntu mu busirikare yageze ejo ku kazi dusa nk'abakanze posi mu kiganiro gatoya baraza baratuganiza baduha convocation Rikari aza guca Velvet ngo wagiye kuvuga ati kabanza mwe gacupa abone uko yitaba Nascovi aza kubizamo abone uko yitaba urumva ibyari byose nawe umuntu wese witabye ibintu bya biriya bintu arabizi sinzi niba abenshi umuntu wese wageze muri akayo kwitaba ni ibintu byose biba biteye ubwoba niba waba ufite ukuri ariko uba ufitemo dute sinzi niba ubyemera cyaba biteye ubwoba mwana rero umuhungu yarafite rero rekabanza narye urumva atavuye mu kazi abanza arye hamwe n'agacupa abagera imbere kuko numvaga Karenzi azanamo na Scovia ngo yahamagaye n'abasirikare bakuru harimo afande aho ngaho ababaza kuri dote aho ngaho kwa Scovia reka nze gato oya nyine we yavuze ko babanje bamenyesha umukuru wa Nuza wo kuri itangazamakuru cyangwa sinze ni shyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda kugira ngo umukozi wabo Scovia aravuga ati reka mbanze nanjye mbikurikirane mbaza Karenzi akavuga ati ibyo bintu ndi kuvuga birimo umujenerale w'umumama waje hano niba ari umugore niba ari sinzi titre afite wazanye convocation azanamo abo bantu ntabwo ari byo byajya gutuma umuhungu yavuye hano ahita ajya gufata lunch n'ibike kugira abone uko yitaba ariko ya timu y'aba bantu batumvikana na Karenzi niki bagiye bakreya inkuru yuko ngo umuntu yango yakuwe mu gitanda kubitira n'uruya rero kuko adasanzwe atumvikana nawe na timu y'abantu benshi batumvikana na Karenzi harimo abavuga abantu benshi cyane harimo no Munyakazi Sadati bitewe n'ukuntu iriya nkuru yahimbwe iyo script barimo baravuga ko yahimbwe kuki batavuze yuko yajya kwikingirana mu nzu ariko reka twumve kano kantu nta kibazo mureke twumve kuvuga iyo operation nta n'ikindi kintu kirimo kirabura ashaka kuvuga ariko ndashaka mbanze ngira inama abantu kandi si ubwa mbere tubivuze wibuka umuntu wigeze kwigira ijye uri avuga yuko atazitaba ubutabera icyo genda byibuka ari umusiyidi ubasigaye aba muri ribu ndashaka kubwira abantu bamenye nuko ibintu bigomba gukorwa rwose afande Kabare aragenda abanza ku munsi wa mbere ingingo ati wowe kabyara bakwitanye waje ko ari procedure zisanzwe mu cyubahiro yazanye n'imodoka ati ngwino rwose ndagusabye ndavuga ati n'izina ryese akajya avana Bibiliya akayimutunga ati we narabyione avec médecin nyuma yaho hari indi mico abantu badukanye ngo nibaguha convocation ya mbere ngo ntuzayitaba ngo niya kabiri ngo ntuyitabe niya gatatu ngo ubwo wenda urebe ngo icyo gihe bihinduka barakuntumye rero abantu hari ibintu abantu mutagomba gukinisha ndabikubwiza ukuri Angeli iyo urwego bifitiye ububasha rugutumije ko bati turagushaka ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukurwitaba kuko n'urwego rushyirwaho n'amategeko icya kabiri ntabwo uri umuvugizi w'inzego tubwira ukuntu bamutwaye yuko uri umunyacyaha ibyo bintu bagomba kubyumva kuvuga ngo hari n'abantu ujyana ngo kanaka ngo ari uruvango ngo ari kuguhamagaza izo ni process ni procedure zisanzwe uyu munsi wa none inshuro maze kwitaba kuri ribu uko zingana ntawe uzi umubare wazo inshuro nitabye kuri side uko zingana ntawe uzi umubare wazo
Haryo bambazaga bakakumbaza bati Kenisi ngwino ubu ngubu nigeze kwitaba agiye kumbaza ibibazo bya Muhanga na Rwamagana ibyo ndabyibuka byibuka byigeze ko sinitabye bigeze kuko icyo gihe n'abantu babifungiye mu makipe ni wumva nose Kejo uranyumva ndiko kumva ari hafi kuhagera avuge n'izina rye humura okay bigeze kumpamagara bambaza ni muntu ki bambazaga nagombaga gutangira ubuhamya nditaba nigeze kwitaba muri kesi zitandukanye ariko ibyo ntibisobanuye yuko bari bagiye kugufunga n'inshuro nyinshi ku kigero cya 99% uritaba ugataha icya kabiri buri muntu wese agomba kumenya uruhembe arasaniraho hari ibintu bitajya bijya bibikirwa mutabara kujya mva tuvuga ku nkuru zimaza ngo tuvanga ariko ngo urumva no ubutabera burigenga ntabwo ushobora kujya kuvuga icya kabiri iyo umuntu urugero nkari yaguhamagaye ukabaza ukaza hano havanye rero jewe ribu mwebwe ibiki byo mushakira bishyiraho pressure mama mia Santa Maria rura n'urwego udashobora gushyiraho pressure ahubwo bikubyarira amazi nk'ibisusa urugabo rugira umuntu washaka muri operation rero ntabwo rwashyira pressure ku bantu ntabwo ariko gushyiraho pressure n'itegeko rigutegeka bandi jya kunguruka hano bamaze mubwire bwa Angel Beri icya mbere rura n'urwego rushyirwaho n'itegeko kandi gutanga serivisi nkenerwa itegeko ni irindengera iyo bigenze n'urugenda gutega amatwi uretse gato bro iki gitime kirarondogora mbwira umunota bro ngo uzane ibyo bizagwa serivisi reka nze numve neza hanavuga mitama koherereza magukati Godfather ikintu nakora cya mbere ndakumva ndashaka habivuga kava kwa muteruye munsi y'igitanda usa nk'uwihutisha gukora d'abord uguhamagara ariko se n'ubundi ko nta hantu mugiye kujya ko mureke twumve umva wanje ni nabwo biryoshye kubyumva byose akasamutwe yo reka nkurangire Instagram biriho uyite ubireba nawe ndakwiyamye simbuka mukanya muhita munamushyira no kuri Facebook ngaba barantwara no kuri Facebook ihangane reka twumve muri kwirukanswa niki reka twumve ari gusasira ijambo agiye kubaga yabisasiye kugira ngo mubage neza kubaga umutasi ariko umutasi nawe yaramuzonze Kenisi ariko ngiye ntabwo ibingibi nta nubwo bindaje inshinga banyarwandakazi mwumva ibintu bindaje inshinga byatumye numva umusasi umvuyeho uyu muntu ninde ukoresha amazina y'abayobozi ukoresha imbaraga zikomeye agahungeta rubanda akaba agiye gufunga radio ya Karenzi uyu nguyu none se uba Godfather uwo muntu ntago nuza reka nze nkumvisha ahantu nuza Karenzi yatangiye anamuvuga urakoze niho nshaka nawe ngo bine ntabwo radio yawe iri gukina gukora muri discipline asikovi yarambwira ati okay ntabwo nshoboye kuvugana nawe ibyo byose narigane sinashoboye kumuvugisha jewe icyo nkora umwavoka arakomeza kuko barabyemerewe araza kujyayo akurikirane amenye ibyo ari byo ikibazo uhere gucika ariko nyuze mani biri gucikagurika yuko se byaturutse he baramutse ngomba kumushakisha byo byaturutse kuki nibyo nakubwiye Kemini vanamo Kemini kuramo nta kintu uri kumva wowe ha Godfather link nurangiza umubwire ngiye kuguha linki ngira umunota link ndi kuyibona Karenzi nguyu ndamufite hano okay rero ikiganiro kimaze isaha kigiyeho ariko noneho kuko icya Kenisi kimaze amasaha 7 reka tumaze twumva icya Kenisi mureke turangizanye na Kenisi tujye kwa Karenzi urabona ikiganiro kimaze amasaha 2 kimaze kujya vizu 6 kandi twumve hano baramamagaye kandi nzi yuko ningera bishobora kubazwa kandi itegeko nshinga ry'u Rwanda rinyemerera kubazwa nunganiwe ni nayo mpamvu bagiye gukora iriya nyandiko bakubaza bati
urabazwa wunganira kuko ingingo iyi n'iyi va mu mategeko KNC kanihutisha ufite umwunganira. Icya gatatu hari n'igihe ashobora no kubuza abandi ba rubanda ijye uri ni ukwigaragambya ku byemezo. reka twumve Umwongeza aciye umugani ngo you can run but you can't hide. nyamara rero KNC ari kubaga. reka twumve hariya ni ukuvuga ngo turakubona aho uri hafi tukubaza birabyitwa detention. reka twumve Rwanda ni ikirere ni uko baba bagucumbikiye. gucumbikiye subuza icumbi ndapfuye. hari ibintu bibiri hari igihe umurimba abona bitewe n'ibintu abona akavuga ati uyu muntu n'ibintu akurikiranyweho nitumurekura akagenda icyambere ashobora gutoroka. uretse se gato icya kabiri ashobora kugenda akabisira ibanga akabiduruvanganya. icya gatatu hari n'igihe ashobora no kubuza abandi ba rubanda ituze ryawe bagatera kugira ngo no muntu umutekano umere neza ko bataragutwara n'ibimenyetso usigasirwa. reka tube tumucumbikiye ahari ahantu rero icumbikiye ariko siko nka 99% babacumbikira. iyo bagucumbikiye rero sibyo hariya ni ukuvuga ngo turakubona aho uri hafi tukubaza ibyo tukubaza wongere uruhuke tekanye. reka dukomeze rero ibyo bikanga abantu winyinja ntabwo nakwinjira uretse ngombe koko nabari muri kesi imwe na rimwe ndakubaza wisi bamuhamagaje atari bakamushyiramo mu buryo none bakamuti nawe ngwinje ndi muri operation coup de poing. umwongeza aciye umugani ngo you can run but you can't hide. wakwiruka ariko ntibakwihisha ariko mugeze ku kwihisha sasa. hari umwe kimwe mbaze mvuge kuko ubanza ukimwe kamanze niwe gucya utavuga ibintu ngashya. ndashaka abantu banyumve ibi ndabikoresha nko kugira ngo twigishe community wumve mutabaruka Lewisi wari ukakoza umunsi urwego ruzaguhamagara ntuzigire igihuri mbese ntuzange kugira ntuzigire igihuri ni ukwigaragambya ku byemezo urumva by'inzego zibifitiye ububasha. acha kujifanya jeuri wakisema ndugu yangu usibishi ntuzane ibintu byo kubishana n'ibindi. niba baguhamagaye itaba urwego kuko niko bigenda. hari benshi bahamagawe ari abaminisitiri barahamagarwa ngo burinde udashobora kwita urwego rwaguhamagaye ari kumubaga Imana barabahamagara aswe wowe uri gutembera mu muhanda urumva nkanswe wowe uri gutembera mu muhanda. ibi bintu rero ndashaka mbibwira abajene mwese sinzi bafite platform mukoreraho ibintu byanyu mumenye yuko kugira platform kuba umunyamakuru kuba igihangange mu mupira w'amaguru kuba umukinnyi wa filime ntibikuvanaho kuba ugengwa n'amategeko the land of the law. amategeko urumva the law of the land I mean amategeko y'ubutaka u Rwanda rukoreraho arakureba mama nyabo sibyo ari kumubamba. hanyuma rero mwumvise ibintu byabaye muri aperi sibyo atangiye kubyumvije ntabwo bimaze iminsi bica amarenga bakavuga bati hari abantu bagiye bamwe bishyurirwa amatike y'indege batari abakozi ba peri nta ordre de mission wenda ya Minadef yabahaye mu kujyana muri gahunda za peri basaba abakozi ba Minadef ko ni ikipe ya Minadef ntabwo ari abakozi ba peri yewe ndetse si n'abakozi ba federasiyo cyangwa ligi ngo nayo bahaye ordre de mission ngo bakorere ibyo ngibyo muri ubu. ibyo byumvikana ko buri muntu wese nk'umufana wa peri ashobora kujya kureba umupira wa peri yiyishyuriye kuko ikipe si itunga abafana abafana batunga ikipe. ibyo nabyo abantu babimenye. muri ibyo bintu hari umuntu sindi buvuga amazina ye yavuge cyangwa umutasi Rikari ni umwe mu bantu bavuze ati rwose ubu ngubu ngiye ubundi KNC ntarya imboga. KNC ijya kuvuga ngo numva ngo umuntu aramuvuga amazina inde umutasi inde Rikari twagiye bishyurirwa amatike y'indege batari abakozi ba peri nta ordre de mission wenda ya Minadef yabahaye mu kujyana muri gahunda za peri basaba abakozi ba Minadef ko ni ikipe ya Minadef ntabwo ari abakozi ba peri yewe ndetse si n'abakozi ba federasiyo cyangwa ligi ngo nayo bahaye ordre de mission ngo bakorere ibyo ngibyo muri ubu. ibyo byumvikana ko buri muntu wese nk'umufana wa peri ashobora kujya kureba umupira wa peri yiyishyuriye. reka twumve gapara gazamuka abafana nibo batunga ikipe. ibyo nabyo abantu dore twageze mu bwatsi bwawe. ibyo bintu hari umuntu sindi buvuga amazina ye cyangwa umutasi Rikari ni umwe mu bantu bavuze ati rwose ubu ngubu ngewe ikipe ndayiherekeje club giant njyanye nayo ibyo ni ibintu byiza cyane ahubwo n'agasogi azayiherekeza sibyo uramututse
Rwanda nta kibazo kabisa. uramututse Ati ikipe ndayiherekeje. Avuga ati naguze itike yanjye, bantu ni byiza pe. Harimo rwose uwo ari we wese nabyifuza nakwifuza kugenda nawe ukajyana nayo. Ariko nyuma tuza kubona ibintu bitangiye kuza bareba ukuntu ninde wariye ibitari iby'abandi bitamugenewe, sibyo? Burya muntu ukinisha kurya amafaranga ya leta y'u Rwanda ni nko kunywa kiyodo yitiranya n'amata. Urabyumva? Wigo operation coup de point ndimo ndayisasira nze kugera ku cyo nashaka kukubwira. Ariko nabanje kujya inama. Birangije umutasi abaragiye. Sinzi uko byagenze. Itike ngo bimwe arabihinduza ibindi nk'ibyo avana y'udufaranga tumuha ngo ayakira ahandi bitagaragaza n'igi, nta nyandiko, nta buryo bwayakiriye, nta na kimwe kigaragara. Aperi igiye kureba isanga ari abantu bagiye muri hoteli bararya, bajya mu matike y'indege, ubwo ndavuga Minadefu, bajya mu ndege barishima, bajya mu mahoteli bararyama, buri kimwe cyose abo bantu batagira ordre de mission. Aba ngaba harimo na Rikari ndapfuye kugira ngo tubamenye atari we wenyine. harimo baravuga muri Rikari, baravugamo uyu muhungu wanjye Rigani, bakazanamo Jangwani, ariko ibya Jangwani byo bubishyize mu soneko tube tubiretse. Bakavugamo Jorigine, bakavugamo hari umudamu ngo witwa Penina, ariko ntabwo ari Penina, abana bayayibereye mu biriki n'abandi batandukanye. Ureka gusa ko ntabwo bishimishije. Hanyuma aza kureba agasanga hari amafaranga yasohotse muri Minisiteri y'Ingabo yishyuriye abo bantu mu ngendo. Abo bantu ntibabarirwa muri Minadefu, ntibigeze bahabwa ordre de mission na Minadefu, ntibigeze, si abakozi ba peri bazwi. ndapfuye Si abakinnyi. Aravuga ati aba bantu ni gute leta yishyuriye aba bantu amafaranga agasohoka? amafaranga ya Mukota ni murayaruka. Byaje kugenda bite? Kuko rero uko byaje bari mu gukora, ngira ngo nyuma yo gukora audit, ariko se audit isanzwe bayita forensic audit. Urabyumva neza? Yitwa forensic. Uraza kumbwira impamvu yabyo? Dutumike na nakuvuga ko ariko operation coup de point. Kudepwe. So Je ufite ubushobozi bw'abaperezida bibaye ngombwa n'ingoma isubire mu ishyamba, ikorezi rw'ibicuruzwa so ndumva haratuvuyeyo Kemini. Ahangaha noneho tumaze kumva icyo bazize, reka tugaruke kuri Karenzi n'umukozi we bafunze. Munda siko ndi kureba ibyuma byose bintengushye. byagutengushye Nanjye biranzi. Uretse nongere ngerageze ndore. nawe wabikoresheje utagira ikindi kintu akora usibye kwirirwa ashyira uburozi mu mupira, mu banyamakuru, mu basifuzi, mu batoza, mu baperezida, mu bayobozi. ubu bubaye ikibazo hano, wigize igitangaza hano muri kibuga, muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uyoboye wandika izo script, uyoboye intambara yo kuzashyira hasi SKFM kuko abinakeza. Ndagira ngo mubwire ngo muri iki gihugu u Rwanda, u Rwanda wabuza abantu amahoro rimwe kabiri gatatu, ariko ntibizaramba. Ibyo bisobanuke. Wishe imitima y'abantu, Yesu wazonze abantu muri uyu mupira. Icyo ushaka ukiza uwo ushaka uko ubishatse n'igihe ubishakiye, witwaje amazina y'abayobozi. Ariko igihe kirahari, bizarangira. Tuyikomereze. Ndapfuye. So urambye ngo mpere ku munota isa n'iminota 28. imwe n'iminota 28 cyangwa na 7. Ahangaha ntabwo nashoboye kuvugana nawe, ariko ibyo byose nari gani sinashoboye kumuvugisha. Umwanya arampamagara bamwe. Uretse ubundi ahangaha
we bashobora no gufungirwa nk'uko byavuga ko Rikari afungiye muri amubwira kesi yanjye imeze gutya na gutya uburetse sanzwe kuri konti y'ikipe yava nk'undi cyane urabona ko nyuma urugero amubwira miliyoni 30 n'urugero kandi minadafisha ikintu cyose yego gisaba cy'urugendo urumva Kenisi uhereye kuri kangahe wenda witiriwe ko wayiguriye kandi wenda uhereye ahubwo kuri ubuyobozi kangahe bw'ikipe bwayikuguriye yego bikitwa ko wayiguriye ariko wenda yavuye muri ayo nacyo karenze yakomeza nicyo ni ikintu nacyo watekerezaho nacyo cyane icyo mvuga jewe nuko nemera ko yaba Minadef yaba APRFC bafite uburenganzira busesuye 100% gukurikirana urumva si abakozi babo gusa n'abandi bagira aho bavurira n'ikoreshwa nabi ry'umutungo wa APR cyangwa wa Minadef bafite uburenganzira busesuye bwo kubikora kandi vraiment bakabikora neza n'undi muntu wese Rikari ariko ni gute umuntu arya amafaranga ariko abatibi bashyirika n'ubwoba murarya amafaranga y'abasoda uretse komeza wumve aho nizajya kumubaza uravuze komereza aho ngaho Kazungu agiye kumubaza ngo byaturutse hehe yuko wamukuye munsi y'igitanda uve kuri bimwe bya Kenisi niho nibyo yabivugiye byose ku munsi w'ejo haje umufande hano w'umudamu utavuga amagambo menshi udafite amahane aratuganiriza nk'abayobozi atubwira icyo ashaka tumuha Rikari amuha convocation ayisinyaho iriho 8 z'amanywa Rikari ayisinyaho ikiganiro kirakomeye nacyo karenze avuze ngo ahantu hanyuzeho batavuga birimo harimo gusinya convocation cyane ariko umwanya uvuga ngo nusoza ikiganiro n'ubundi nuzangira convocation ya 8 rwose ayisinyaho bitica ikiganiro ngo ngwino tugende ngo nsingiraho gusa yuko nahageze nabikumenyesheje hariho isaha uze kwitaba bitanahungabanya akazi akora cyane ikiganiro yobo yagomba kugisoza akaza kwitaba afande yisubirira muzike neza ntabahotaje ntababwiye nabi nta kibazo yego urumva kuko byagenda kose Rikari si umukozi wa APR n'icyaha yakoze reka twemere ko yaba yaragikoze cy'iyo tike itike y'amadolari 800 Rikari afite ubushobozi bwo kuyishyura bibaye ngombwa sinumva ukuntu yari kumuhutaza cyangwa kumubwira nabi yaraje ntabwo twabeshyera inzego kwa meme turimo turavuga ibi yabaye yaraje asiga iyo convocation birarangira iyi ni operation yuko byagenze kuko hari igihe ubona n'abantu bakuru bubaha bakabaye bararenze urwego usanga abantu barabakoresha baravuga ubusa hari abantu bakabaye bubaha bakabaye bafite kameme aho urwego bagezeho no kwiyubaha no uri kwataka Kenisi ibintu so Rikari dukora ikiganiro kirarangira Rikari tujya mu biro nk'umukoresha turicara n'abayobozi bandi dukorana n'abafasi Rikari tureba convocation ye ikivuga n'abandi dukorana bose bari bahari no ibyo byose si kesi urimo wenyine twanabivugiye hano ushobora kuba ari amakuru ushobora kuba ari n'izindi mpamvu twebwe tutazi ariko kameme n'urwego rukuru nkuru z'igihugu rugushaka ugomba kurwitaba sibyo so icyo twakoze ni iki twabwiye okay ugomba kwitaba tubona ikibazo kirimo nta gikuba cyacitse nta cyabaye genda witabe cyo koza mbere yo kugenda mbere yo kujya kwitaba hamagara inzego ziyobora itangazamakuru byumve neza hamagara inzego ziyobora itangazamakuru Rikari ahamagara turi aho ngaho ahamagara Madamu Scovia Mutesi
umuyobozi wa RMC aramubwira kesi yanjye imeze gutya na gutya na gutya na gutya. Scovia aramubwira ati okay ni iminota mikeya. Scovia ashobora kuba hari ibyo atasobanukiwe kuko yahise ahamagara jyewe noneho nka umuyobozi wa isi yumve aho ugeze ufite ayo ahita makuru. ampamagara abimbaza ndamubwira uko nabyumvise nuko bimeze. Okay so Scovia hashize akanya arampamagara arambwira ati rero ati ngerageje kuvugana n'umuvugizi w'ingabo ati numva nta makuru arabona ahagije abifiteho agiye kuyakurikirana ariko hagati aho ndimo ndanashaka umugaba w'ingabo kuri telefone ariko ari mu nama kugira ngo nawe mumenyeshe ko hari abanyamakuru bacu ubwo yavugaga Reagan wa RBA kuko yari afite kesi yanasobanuriye uko aho igeze umugaba mukuru w'ingabo chief of staff abirimo. aye Ati rero ndimo ndashaka umugaba w'ingabo ariko mu gihe ntara umugaba w'ingabo kabini umugaba mukuru w'ingabo si Afande Haji ntabwo muzi ariko hari abantu bamuzi. umugaba mukuru w'ingabo ni uwo bita Mubaraka Muganga CDS. nyine niwe Haji nyine niwe bagiye kuzana muri ibi bibazo by'amadolari 800. ntabwo ari ibibazo bimureba, niwe muyobozi niwe chairman w'icyubahiro w'ikipe ya PRFC. Urumva ntabwo ari kure y'ibyo. Okay urakoze cyane. mubona uko mbyumva ni abanyamakuru ariko bashobora kuba barakoranye icyaha n'abasirikare. Rero niba bifite aho bihuriye n'igisirikare nta kibazo barakurikiranwa bashobora no gufungirwa nk'uko byavuga ko ari karafungiye muri military sinzi niba ari Kanombe cyangwa ku Murindi. So arambwira ati nka RMC icyo twakora mu gihe tutarabona abayobozi ngo badusobanurire icyabaye ati icyo twakora nk'abayobozi bahagarariye abanyamakuru turabashakira abavoka tukabashakira abavoka yaba Reagan yaba ndetse na Rikari noneho baze kujya ariko ubwo twabivuganaga Rikari we yagize ati yamaze kwitaba ubwo twaramubwiye tuti itaba nicyo usabwa Rikari arijyana neza cyane ibindi mu bikurikirana nk'umusirikari cyane atubwira ati anke verivet mbaze nica akanyota ishyiremo nk'abiri nica inyota ati nkomereze mu kwitaba aragenda bikora atyo koko aragenda. Scovia aho aboneye abavoka yarampamagaye arambura sinamwitaba niho mwemerera RMC yatinze kubona Scovia cyane n'umuyobozi aricyo kimangaho kuri uriya muvuduko agendera muzima n'uwo basirikare si abasivili ntatuza ibyo bwo gusa umuyobozi ugomba kuba uri kuri uriya muvuduko havutse ikibazo ugomba kuvuganira abantu uyobora ukabiba hafi speed yabo bijyaniranye kuko yaranambwiye ati mvuganye n'umugabo w'ingabo ati ampa message ko ari mu nama ati ariko nanjye muhaye message ko hari emergency ko hari ikibazo cyihutirwa cyane ko barimo bafunga abanyamakuru ati ambwiye ko ari bumvugishe ati ariko hagati aho abavoka reka turebe abavoka bari bujye kuburana kureba gukurikirana icyo kibazo niba ari ikiburanwa niba ari iki gikorwa. Scovia hashize umwanya arampamagara arambura ambuze ahamagara Rikari ashaka kumubwira ngo amubwire ahari avoka ahamusanga bavugane mbere yuko yitaba so amuhamagaye